bamfata amaraso ibisubizo bije bambwira ko nta bisubizo bari bumpa ako kanya bantuma umugabo ko ngomba kuzagaruka ngarukanye n'umugabo noneho ntibaza icyo kinini bama icyo ari cyo birancanga babwira umugabo bati rero wa mugabo we mudamu wawe dusanze yanduye ariko wowe uri muzima. Mama ati se ko mbona amaso yabyimbye basanze ndwaye sida. Mama ati ntibishoboka. Mama wawe yego kuki ariho mwahise mugeze? Ni mutwaye nyine nibwo yabishatse arambwira ngo tugende mu rugo iwanyu. Yego urumva ko yahise ko yimagina ko naba nararyamanye nabo waramuciye inyuma mbere no kugira ngo tugende imbere ya mama abimbariza imbere ya mama ngo nubundi wagiye gushaka mu bashi ngo warabuza abakobwa i Kigali ngo rekome ngo bakwanduze sida ibintu byinshi murane ubuzima bubi cyane muri urwo rugo. Isuku ikomeza imeneka narutse amabase 3 y'inzoka. Izo nzoka naraziboneye naga ari inkuru mbarirano. Ubwo ko nabyaraga nge nababwiraga bambyaze neza kugira umwana wanjye basa avuka ari muzima ko ngiye numvaga gupfa kwanjye nyine byegereje napfuye. Iwacu baza kumemba umugabo ati ibihembo bya sida simbishaka ngo yarankubitagura yangize inyama narakubiswe hahandi umugabo yampfukamagaho mu nda kugira ngo urabusokane na byose mpfe. Nabona nk'imodoka y'umuhindi paritse nkabacunga kujije kugira nkarya munsi y'imodoka kugira ngo umuhindi aze kuza atazi ko ndimo basi ayitsikura anyice n'ipfire ko nashatse ikintu cyanye ca ndakibura kuko numvaga inkoni maze kuzihaga. Ariko ubwo urumva ko nari narinjiye mu ishyirahamwe rya sida. Ubwo naragiye ngeze kuri Arubefu baranyakira bamfata amaraso. Bamaze kumfata amaraso nibwo nabasobanuriye ikibazo mfite mbabwira n'ukuntu nayibonye nkuramo n'imyenda nasone nari mfite ko nariyanze mbere kuko nabaye inyama z'inkoni z'imipanga ahantu hose nari inyama. Baganga bavuga ati nawe mutware wati yego. Ati se witeguye igisubizo gute nkurikije n'ubuhamya n'ubuzima mufite? Ati igisubizo kimeze ute? Tumudamu wawe ntago uzi ko se mumara igihe cyuko afite ubwandu? Ati yega arwaye sida. Ati nta sida afite izisaho ubu tuvugana ni muzima. Umugabo ati ntago bishoboka. Ubundi uretse ikiragiye wagiye kwa muganga bakagupima bakaguha ko urwaye wigeze wongera kwipimisha nyuma yaho? Naripimishije inshuro zingahe? Yewe nipimishije inshuro nyinshi cyane kuko umugabo yataha akiryamanira na mubyara wanjye. Yego urugo rwanjye rwatangiye kunyeganyega nyine cyane kuri mubyara wanjye. Nimumfashe dushimire babahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bafite hydrotherapy machine yirukana ibinure amaraso agatembera neza ikaringaniza umubyibuho ugacukubiri n'indwara zikomeye nka diabete. Hari kandi detoxification isohora imyanda mu mubiri dore ko burya 30% by'indwara ziterwa n'iyo myanda. Bakagira fitness machine zikangura ibice by'umubiri bidakora neza. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788302368. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Reka nanjye mbasuza mwese badukurikiye ku Sezerano TV ni byacu bikomeye cyane kwa mugarutse kwa natwe umwanya nk'uyu nguyu. Reka mbashimira aho mwamuherere hose yaba abari hano mu Rwanda abari i Burundi muri diaspora mwese akamabwenga amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Mustragatse ku Sezerano TV ndi kumwe na Immaculée. Immaculée amakuru? Amakuru ni meza. Immaculée mugore wa se. Turashima Imana. Turashima Imana. Ngaho reka tubanze tuyishimire. Mana turagushimye turaguhimbaje Uwiteka Nyir'ingabo niryo zina ryawe ntawahwanye nawe.
turagushimiye amasaha kongeye kutwemera ko twongera kugaruka aha hantu nyemera cyane twambika imbaraga kandi dusiga amavuta n'icyubahiro cyawe byiruka hagati muri twe komeza kubana natwe n'abadukurikiye bisabye neza izina ryawe Yesu amen. Kubibuka neza umugore wase mu buhamya bwe bwa mbere cyangwa se mu gice cya mbere yari yatubwiye ukuntu yari yaratambwe ikuzimu kugira ngo ajye aryamana na sekuru. Yego niko bimeze. Ariko wari watubwiye uti ngewe nzaza mu gice cya kabiri mbabwira ukuntu byaje kunsenyera. Yego. Reka duhera aho ngaho utubwire uduhido n'iryo ry'ukuntu uko gutambwa no kuryamana na sogokuru wawe byaje kugusenyera urugo. Nababwiye ko nashatse umugabo. Yego. Mu gushaka umugabo ntabwo urugo rwagenze neza. Urumva nta munezero urugo nigeze ngira. Nageze igihe cyo gusama inda maze kuyitwara nyine biba ibibazo, biba ngombwa yuko njya kwa muganga. Ngeze kwa muganga muri kwa kundi bafata amaraso barambwira bati mfite sida. Ni ukuvuga ngo waratwise ujya kwa muganga kwipimisha bisanzwe. Yego naratwise njya kwa muganga kwipimisha bisanzwe nk'abandi babyeyi. Yego. Ubwo ngezeyo bamfata amaraso, ibisubizo bije bambwira ko nta bisubizo bari bumpa ako kanya. Bantuma umugabo ko ngomba kuzagaruka ngarukanye n'umugabo. Ngeze mu rugo umugabo mbimubwiye yanga kubyakira, ariko hamwe n'umuntu watugenderanaga mu rugo abimubwiye ko yakoraga muri Croix Rouge amubwira ati bibaho ko umuntu amutuma umugabo bitewe n'icyo ushaka kubaganiriza nta yindi mpamvu. Cyane ko ubundi umuntu agiye kwipimisha nk'umugabo atwite agomba kujyana n'umugabo. Yari bwa mbere ku nshuro ya mbere. Umugabo rero we yarabyanze, amaze kubyanga ariko no muri famiye arabimwumvisha biba ngombwa ko dushaka igihe tujyayo. Ngo twagezeyo we ntabwo bongeye kumpima, ahubwo we bamufashe amaraso ku giti cye. Ayanjye urumva ko bari bakiyabitse. Arangije baramubwira bati turicara baratuganiriza bazana ibintu byose nkajya mbona bari kuzana ibintu by'ibishushanyo by'abantu barwaye babana, nkabona bari kuzana igishushanyo cy'igitsina cy'umugabo, nkabona bari kuzana prudence z'abagore n'iz'abagabo. Ni nabwo nari mbibonye nibwo bwa mbere nari mbonye babizana hehe kwa muganga twari twicaye bari kutwigisha. Bari kubibigisha. Yego bari bakimara kumufata amaraso ntabwo bigeze bamereza igisubizo cyanjye ngo bambwire ngo ni yego cyangwa ni hoya cyane bahite bakimuha. Ubwo bahise bazana inyigisho baratwigisha ukuntu umuntu yitwara yanduye, abana n'umutware, ukuntu umuntu yitwara bombi banduye, n'uburyo bakoresha udukingirizo, n'uburyo umugabo abigenza n'uburyo umugore abyitwaramo. Nkajya mbona ibyo bintu n'ubwa mbere mbibonye nkabona harimo ikibazo, ariko nkumva ngize ubwoba muri nge, se ibi bintu biri kuvaye biraturuka mbese biba imbere ibibazo nyuma bigeza ku musozo ko baho umugabo bigisubizo. Baramubwira bati se atusanze umudamu wawe yaranduye wowe uri muzima wabyitwara mwute? Aramubwira ati nta murwaza. Nanjye barambaza nanjye mvuga uko, ariko bitubera ikibazo twese. Nuko nyine barangije barambwira bati rero umwana nubona inda igiye kugira igize amezi 8 uzahita uzibangutse tuguhereza ikinini. Noneho ntibaza icyo kinini bama icyo ari cyo birancanga. Babwira umugabo bati rero wa mugabo we mudamu wawe dusanze yanduye ariko wowe uri muzima. Ntabwo kubyakira nahise mbyakira,
nararize ndaboroga ndihotagura biranga, umugabo aramfata abaganga, umugabo ati ntabwo bishoboka se ko njyewe ubwanjye njye twishakaniye ari njyewe ubwanjye wamwifunguriye iyi sida yabivuye. Ariko ntabwo wamenya ibitekerezo biri mu muntu, gusa abaganga bo bakomeje kutubwira ko sida itandurira mu busambanyi gusa, ko n'ahandi umuntu yahandurira, ariko mu mutima w'umugabo w'ako kanya wese yimajina ko naba naramuciye inyuma, nkaba narabashe kuryamana na wenda n'abandi basore baneretaga, wenda tukabikora watabizi. Ubwo bibaho ngaho nyine tuza gutaha, anjyana mu rugo iwacu, ntitwahita tujya mu rugo, duhita tujya iwacu, dusanga mama ari mu rugo. Mama ati se ko mbona amaso yabyimbye, basanze ndwaye sida. Mama ati ntibishoboka. Mama wawe? Yego. Kuki ariho mwahise mugeze? Ni mutwaye nyine nibwo yabishatse arambwira ngo tugende mu rugo. Mu rugo iwanyu? Yego, urumva ko yahise ko yimajina ko naba nararyamanye nabo. Waramuciye inyuma mbere? No kugira ngo tugende imbere ya mama, abimbariza imbere ya mama na mama yumva. Yego. Musobanura iyo sida yaba yaravuye. Kuko icyo gihe twari twarandikishije n'urukiko ashaka ko tujya mu rukiko, icyo gihe yahise abikupa. Yahise abihagarika. Noneho tukigera mu rugo, mama aramubwira ati ntabwo bishoboka, uza kumusaba wowe ubwawe, watubwiye ko twareze neza uradushimira, udusaba n'urukiko ko tugomba kubaho, urukiko turabibemerera. None ni gute wambwira ngo umwana wanjye aranduye naramwirereye mwiyiziye, wowe ukaba uri muzima? Mugabo ati rwose mukecuru sinakubeshya, natubwira ahubwo umuntu waba waramufashe nyuma yuko tubana. Ibyo kuvuga ngo namuzanye ari indaya ntago mbimuzo rwose, yaje ari umukobwa muzima. Ubwo rero mama arambaza, ndabwanira ni ukuri nzi umuntu wangize uku nabikubwira, nta muntu nigeze ndyamana nawe uretse uyu mugabo wicaye aha ngaha, nawe n'Imana niyo ibizi. Umugabo aravuga ati nta kibazo tubyihorere. Mama aravuga ati ariko ntabwo bishoboka, managira agahinda kenshi. Mugabo ansigaho ahita ajya Igitarama. Agusiga iwanyu mu rugo? Yego, ku musaza wavuze ijambo aza kunsaba. Naho agiye kumubwira ko tutagikoze urukiko, nyine ntakiri umugore we, ariko abikora mu ibanga rye, arabimisha. Bega muri make bari barasabye? Bari baransabye, arabimisha. Noneho ngewe igihe cyo ansigira n'itike ihiti iza kunyura ngeza mu rugo, twari dutuye ku Gisozi. Iwanyu hari agana he? Iwacu ni hari Nyabugogo Kiruhura. Yego. Nuko birangiye umugabo aza gutaha, nyine kurumva kurya kuva ubwo byahise bihagarara, kurya nta peti nongeye kugira, bikubitamo nuko nta niyo nagiraga agahinda karanyishe, n'ibyo nabashaka kurya nabyo birahagarara. Mugabo nyine akajya arahinduka ko yarasanzwe ameze, noneho bibaye bya burundu. No kurya mu rugo kuba namutekera ntaba akibirya, ngo natize nk'amaraso, naba natetse isosi ngo nashyize nk'amaraso ngo ndamwanduza. Mbese yarasigaye ajya kurya muri famiye yabo, ko nabitekaga bikaguma aho ngaho, simbe nagira n'umwana amamagara basengwaze nanabagaburire, akanga kubirya ngo nashyizemo amaraso ngo ndashaka kumwanduza. Ubwo muri famiye yabo nahise mbi igicibwa, ngo nukubona inzobe zigenda ziyaga zarashize, kubera ko papa na mama wanjye bavuka Icyangugu. Ngo n'ubundi wagiye gushaka mu Bashi, ngo warabuze abakobwa i Kigali, ngo reka ukome ngo bakwanduze sida. Ibintu byinshi mura n'ubuzima bubi cyane muri urwo rugo, bakajya bantera amabuye mva mu kazi, mbese ndakomereka cyane bihagije. Ubwo nyine ubwinda ngo niko ndi kugenda ndanabwo ariko imerera nabi. None se wenda tutarajya kure, wowe ntago wajyaga wibaza aho iyo sida waba warayikuye? Njyewe wenda uvuga uti nshobora kuba narayikuye aha? Nabwiraga Imana, se Mana narayitambutse, narayinyweye mu mazi, konzi ko ntigeze ndyamana n'umuntu n'umwe kuva nava mu nda ya mama iyi sida yavuyeho. Cyane ko umugabo wawe yari muzima. Yego, ndavuga se Mana negereje uburwayi basi nzarwara. Mbese urumva muri icyo kibazo uri kumbaza cyo kwibaza aho naba narayikuye, nge nihaye igisubizo cyo kwiyahura. Washatse kwiyahura? Ariko nashatse kwiyahura maze kubyara.
narihanganye kubyara, maze kubyara umugabo umwana agize ukwezi n'igice njya guhagarikisha kontara ku kazi aho nakoraga. kubera icyo wagiye kuyihagarikisha? Kubera nyine umwana ari yanze amata kugira ngo umwonse. namukuye ku ibere mushyira ku matara yanga akajya yishakira ibere, no ayanze mbona kumusigarira n'amata atayanywa biranga. Konje yanjye yari yararangiye muri cya gihe cyo kuzurungutana cyo kubyara, kuko mu kubyara umwana byabaye ibibazo ko banjyanye kwa muganga ku Muhima, mama ari cyumweru n'iminsi 3 baranyirukana ngo nta gihe cyo kubyara kigeze, kandi ibimenyetso byose byaje. Banjyana mu Binyarwanda, umuntu abarangira mama mu Binyarwanda, mukecuru mu Rubonobono twa mama Munyaneza, naho mama ari byumweru 2 n'iminsi 4, naho ntarabyara ngo bari kunzingura ndi kuri uwo mukecuru. Isi imaze kumeneka, nuko nabibonye ngiye kubona mbona mu gihe cyo kubyara barambwira ngo nimpfukame. Ndapfukama ngo nkajya mbona nubaho ntabwo wagiye kwa muganga rero. Nagumya kuri uwo mukecuru ibyo nshaka kukubwira. Ndapfukama nkajya mbona bari kumanura gutya ngo nitse umwuka. Nta mwuka nari mfite, sinaryaga, nari ntuzwe na mukaruguza. Ubwo babona biranze. Nyuma yaho rero isuku ikomeza imeneka, narutse amabase 3 y'inzoka. Inzoka buyo kase? Muri ya miti bakomeje kumperezaho, ni ukuvara umuti nagiye kubona mbona umukecuru azanye akantu k'agatsinsi ngo kagati, ndagahekenya. N'undi nawo mbona bawukize mwene hano gutya batandasaze, mbona urinjiye mu mubiri. Icyo gihe nahise ndaruka. Izo nzoka naraziboneye, ntago ari inkuru mbarirano, ni ibintu nabonye. Abantu bose nk'uko twicana bohe bipangu byose barahura baza kureba ibintu bibaye. Zagendaga zigendamo zifite umubyimba rwose ugaragara w'inzoka nini. Uko inzoka zasaga niko n'amazi yavaga mu nda yanjye yasaga, y'umukara nk'iyo shati wambaye. Baramena konduka bamena muri wese konduka bamena, bantu barahura ati ibintu bwa mbere tubibonye. Ubwo ndangije kubiruka, ntabwo nahise ko ntangira kuraga, numvaga mpfuye birangiye. Nkajya mbwira mama ngo nazane barumuna banjye mbasezere. Nibwo birukanse bahamagara imodoka irantwara, bantwara mu maboko bangeza ku muhanda, banshyira mu modoka banjyana mu Gatsata kuri Urame muri prive. Babonaga kumima ntari bugereyo, nabyariye muri prive. Mpageze babane tobari, muganga ati ikinini cya sida. Barebye kaga karita nipimishije babona mfite ubwandu. Bati dukeneye ikinini cya Meviapine baguha igomba kunywa ugiye kubyara. Naho cya kinini nakinyweye indi kimfata cyaje ku Muhima. Indi kimfata mu gihe kitari cyo. Tugeze kwa muganga aho kubyara nibwo bakinsabye, ni narakinyweye ngo hoya warabyishe. Babahamagaye umugabo baramubwira tugomba kujya Kacyiru aho mwipimishiriza bakaguha ikindi kinini ukakizana. Atega moto aragenda azana ikindi kinini cya kabiri cya sida, bagishyira muri serumu muri tobari. Nibwo nahise ko mbyara. Ubwo ko nabyaraga njye nababwira ngo bambyaze neza kugira umwana wanjye basa avuka ari muzima, ko ngiye numvaga gupfa kwanjye nyine byegereje napfuye. Ubwo nahise mbyara mbona mbyaye neza. Ubwo turataha, tugeze mu rugo niho umwana yonse nyine ukwezi n'igice ndimukuraho. Iwacu baza kumemba, umugabo ati ibihembo bya sida simbishaka, ngo yarankubitagura yangize inyama. Narakubiswe hahandi umugabo yampfukamagaho mu nda kugira ngo urabusokane na byose mpfe. Akajya mfata muri cyagiye igituza kiba cyarese, akajya mfata akankumuza n'ikibambazi kugira ngo nturikane n'igituza mpfe, ngo nimubwire umuntu wanyanduje. Mbega wonse? Nonse. Ariko Imana yarandinze, ntago napfuye. Yakoresheje ibintu byinshi byo kunyica tukibana. Imana irandinda irandengerera haba, ndayishimira. Igihe kiza kugera rero umwana agize amezi 3, umumama wankoreshaga muri Texirwa yari umusuperviseri wanjye,
abandi bajyaga kurya saa sita njyewe singeyo nabona nk'imodoka y'umuhinde iparitse nkabacunga kujije kugira ngo aryama munsi y'imodoka kugira ngo umuhinde aze kuza atazi ko ndimo basi ayitsikura anyice n'ipfire ko nashatse ikintu cyanyica ndakibura kuko numvaga inkoni imaze kuzihaga. Inkoni z'umugabo? Yego. Noneho aho bigeze nkajya mpindura nkajya muri wese ngo ndebe n'ukuntu wese basi yazariduka basingwe muri wese nabyo biranga. Abakozi bakajya bancunga baza kubibwira abayobozi banjye, umuyobozi aza kuncunga asanga ndimo ndarira mvuze induru. Arambwira ati ariko ikibazo ufite ni iki? Ndayimusobanurira, nibwo yaje kumbwira ati ndashaka ko uzaza ugasiba akazi, nzanakwandikira umubyizi humura, ati tugende Kacyiru hari umuntu nshaka kuguhuza nawe ufite sida ayimaranye igihe cy'imyaka nka 20 irenga, ujye gufatisha sida tureba abasirikare ufite uko bangana. Uwo mugabo uwo mama tujya Kacyiru amuza nawe amikarita ya sitamorwa, ariko ubwo urumva ko nari narinjiye mu ishyirahamwe rya sida. Amata narayafataga y'umwana yo nitirwa ko ndo munyabwandu, nangiye kwinjira muri bya bintu byo kujya mfata ibiryo mu barwayi. Ubwo nyine ninjiye muri cya gikorwa cyo kujya guhabwa iyo karita, umumama yanshyiriye umumama, ibyo bintu narabyinjiyemo byishyira hamwe. Iyo karita arambwira ati kora rubefu no hazi ndahazi, ati rero ndumva nshaka ko ufatiye ikarita ugenda ujya kuri rubefu, nta kintu uri buvuge urinjira werekana ikarita bitaba kwakira, nta busobanuro ikarita ni gusobanura uwo uriwe. Ubwo naragiye ngeze kuri rubefu baranyakira, bamfata amaraso, bamaze kumfata amaraso baranyohereza muri sale, barambwira bati rero ati uragenda utegereze igisubizo saa sita. Ngo hari filime bari kwerekana filime y'ukuntu abantu barwara buryo bapfa, ndabireba ndavuga ni Imana niba ruko ngiye kuzapfa rwose nsindenga uyu munsi ushaka ikintu kinyica wiyaranje, nago ndi bugere mu rugo naziriya nkone rwose. None so ubundi wenda tutaragera kure, wari waratangiye imiti cyangwa ni bashaka kujya barebe sedeka, bashaka gupima sedeka ubundi bagutangiza imiti bibaye ngombwa? Wari utarayitangira? Imiti nari ntarayitangira. Wari utarayitangira? Yego, bagira ngo bari abasirikare mfite uko bangana banshyire ku warigeze igihe cy'imiti. Yego. Niyo gahunda bashakaga. Ubwo ngezeyo ako kanya bamaje kumamagara saa sita, barambwira bati umugore wa se ni wowe? Ni yego. Bati none se iyi karita wayikuye ko tugiye kugufunga? Kuko urumva ni karita yari ikomeye cyane, ntabwo wapfaga kubonwa n'umuntu ubonetse wese. Ubwo birangiye nibwo nabasobanuriye ikibazo mfite, mbabwira n'ukuntu nayibonye, nkuramo n'imyenda nta soni nari mfite ko nariyanze mbere, kuko nabaye inyama z'inkoni z'imipanga ahantu hose, nari inyama nkubitwa buri munsi, narabaye umutuku. Barikanga baravuga ati ntabwo biba ko umuntu amera gutya apfa ahagaze gutya. Ubwo ibyo bari batangiye kumbwira ko nyine bagomba kumfunga ku bw'iyo karita nari mfite, bahise barira bagira munsiyo, barambwira bati tuza humura, amaraso yawe ni negatifu ntabwo ari pozitifu, nta bwandu ufite. Bahita bavuga ko nta bwandu ufite. Kubyumva ntabwo nahise mbyakira, njye nahise mpfa nikubise hasi imbere yabo, nkurura igihe maze nkurura, ntabwo nahise numva mbishyikiriye. Ahantu nari nicaye ako kanya mu kugarura ubwenge, nagaruye ubwenge mbona atariho narindi, bandyamishije ahantu bari vandarateri ziri kumungiza, ngarura ubwenge mbona ari abaganga bari kunsengera. Maze kugarura ubwenge mbona bamaye amata ndanywa, baranganiriza, barambwira ati se watubonera umugabo? Namubona. Njya kumureba ku kazi kawe yakoraga, nsanga yasinze, ko yazaga yasinze kugira ngo araranyishe. Ubwo umuntu bari kumwe ndagenda ndamuhobera, urumva urukundo nari mukunze n'igisubizo bari bama, urumva byari ibintu bishya cyane, mugwamo ntikanga ntanita ku nkoni nkubitwa. Ndamubwira ni papa Sonia, ko umwana wanjye yitwa Sonia, ni papa Sonia, ni basanze ndi muzima nta sida mfite. Arambwira ngo ariko ngo uyu mugore ni umusazi, ko ntabwo wavuye mu rugo ugiye ku kazi, wagiye kwa muganga gute? Ndamubwira ni se uburere bugasanga gukora akazi
nta buzima mfite byakunezeza mba nagiye kureba uko ubuzima bwanjye buhagaze. Nuko atangira kuntuka ncira mu maso mbere y'uwo mugabo. Umugabo aramubwira ati sigaho banza wumve ikibazo afite n'icyo akubwira. Ndamubwira rero barakuntumye kuri RBF tujyane baragukeneye abaganga. Arambwira ati reka dutege moto tugende. Turagenda dutega moto tujyayo. Tugezeyo baganga bamubwira ati niwe mutware wati yego. Ati se witeguye igisubizo gute nkurikije n'ubuhamya n'ubuzima mufite? Ati igisubizo kimeze ute? Tumudamu wawe ntabwo uzi ko se mumara igihe cy'uko afite ubwandu? Ati yega arwaye sida. Ati nta sida afite izi saha ubu tuvugana ni muzima. Umugabo ati ntabwo bishoboka, ni gute umuntu yarwara sida bayimusanzemo afite inda arabyaye afite sida none aka kanya ubu tuvugana ngo irakize? Ntabwo mbyemera. Iwabo ni abanyamafaranga baratunze batanze ruswa kugira ngo anyanduze. Muganga aramubwira ati rero wijya kure, umudamu wa ntago tumuzi nawe nitukuzi rwose, nta mafaranga twebwe dukora ubufasha bw'itegeko by'akazi dukora. Niba wumva ko ushidikanya yuko yaduhaye amafaranga, PNLS irapima, San Francisco irapima, ni ibigo twizeye, muzagende mukora ubundi bugenzuzi murebe. Ubwo njyewe namusize aho mbona ari gutongana n'abaganga, njyewe mpita nigendera njya mu rugo njya guhumuriza mama, ndamubwira ndi muzima. Mama nawe nyine asa nk'umuntu uguye muri koma, ati Imana ishimwe nubwo byari bimeze gutya, nubona byanzuze wicare, kubyara rimwe ntago ari ugupfa. Umugabo rero igihe cyarageze, ubwo mama aramerekeza, tugeze muri feruje hano za Nyabugogo, umugabo wangiye kubona mbona ari kumanuka Kimisagara yakataje cyambaye imyenda y'akazi, ati abakubitanye na mama. Aramubwira ati ushobora gutwara umukobwa wawe ko ntakimukeneye? Ati umukobwa wawe ni indaya y'abamotari. Ati igipapuro cya sitamorwa yagiye kwipimishirizaho kuri RBF ni icy'abarwayi ba sida ba sitamorwa, nibo bamwanduje, mutware simushaka mu rugo rwanjye. Mama aramubwira ati se ko bapimye umuntu bapimye igipapuro? Mama aramubwira ati umva nta kibazo gihari, ni umwana wanjye, kubyara rimwe si ugupfa, naze yicare nta kibazo kizima no ko ari muzima. Umugabo arangije aravuga ati n'iriya nzu ndayihunga, ntabwo nzongera kuyibanamo nawe. Mu kwizera nari mfite kwizera ko nakuze numva ko gusenya urugo numvaga ari ibintu bibi, nkumva nta senya urugo mfite umwana, umuntu wagiye iwaba ari yabaye igishwaziko. Ndavuga nti reka ntabwo nasenya urugo rwanjye kizima nuko ndi muzima ningiye mu rugo. None se wenda tutarajya kure cyane aho ngaho ntaza kukibagirwa, ubundi uretse kiragiye wagiye kwa muganga bakagupima bakaguha ko urwaye, wigeze wongera kwipimisha nyuma yaho? Naripimishije. Inshuro zingahe? Yewe nipimishije inshuro nyinshi cyane, kuko urumva bampimye kuri uwo mwana wa mbere ko ndwaye sida, noneho uwa kabiri mfite barampimye, nagiye kwipimisha bisanzwe nta sida, n'uwa gatatu ntayo. Oya ndavuga kugira ngo baguhe igisubizo kivuga ko urwaye. Ni iryo rimwe gusa wari waripimishije? Nari mbere ko ndwaye nipimishije nka kabiri bayinsangamo ndwaye, yego. Nyuma yaho nabwo ndipimisha maze kubyara, nabwo basanga urwaye. Niho nagiye kwipimisha nyuma yaho nyine basanga ntago ndwaye. Ubwo bwari bwa gatatu? Bwari bwa gatatu. Ariko izindi nshuro ebyiri zose basangaga ndwaye, yego. Urumva ko sida yakize maze kubyara. Nuko rero ubwo mba nsubiye mu rugo. Nsubiye mu rugo mama arambwira ati rero uriya mugabo arakwicira mu nzu. Ndamubwira nta kintu mba. Ubwo yaje kuza sanga ndatetse rwose ndi guserebura, numva nta n'ikibazo mfite, nishimye neze, numva natangiye kurya mbese nk'uko byari bisanzwe. Yego. None ndaje ndamwakira, arambwira ngo nindyoherwe. Umugabo? Yego, ngo ntabyo ashaka. Arambwira ngo rega ngo ntabwo mva kwizima, ngo gahunda ni yayindi. Urumva muri icyo gihe cyose twamaze tubana ntabwo twari tukibana, n'izo prudence bari baraduhaye ikarito ntabwo yigeze ayikoresha n'umunsi wa rimwe. Yambwiraga ko adashobora kurira bombo mu ishashi. Nuko arangije nyine ibyo prudence byagumye aho, na nyuma yuko nyize ubwo bwandu nabwo kuryamana
tukaryama ariko akambwira ko ntagomba kumwegera. Ati niba ubeshya n'umubiri wawe ukankoraho urapfa. Yaryamaga yambaye igihe cyose. Nuko nyine mbaho nyine muri ubwo buzima igihe kiza kugera, hashize nk'icyumweru maze kubona ko ndi muzima, nibwo yabiganirije umusore w'iwabo ukora muri Croix Rouge. Tubigiraho ikiganiro, aramubwira ati birashoboka cyane, birashoboka rwose ko bibaho cyane rwose sida ikaboneka ikaza kubura. Ati wowe niba wumva utabyemera ugenda mujye kuri San Francisco. Ati ni ikigo nizeye nk'umuntu ukora muri Croix Rouge. Aramubwira ati uyu mugore yanyweye amata, we yavuga ko nagiye nanyweye amata kugira ngo sida itaboneka. Baramubwira umuryango we niba wumva ko yanyweye amata, wowe muryamane mu buriri, ntagira amazi no kurya wenda ntarye. Nukuri uwo munsi iryo joro buri buke tugenda sinigeze ngira ikintu na kimwe kira mu nda, nari ndinzwe nk'uko abapolisi barinda. Mu gitondo no gukaraba mu maso reka da, nambara turi kumwe ko nsohoka ndi inyuma tugendana, akambwira ati se ubu nugira umwaka n'ukuntu wansibije akazi kanjye nkasanga urwaye uranyira. Ndamugana Imana nizeye izi migendere yanjye nta kibazo njye mfite. Ntabwo icyo gihe nasengaga, ibyo byose nahuye nabyo nasenga, ntabwo ari nzi urusengero. Nuko ubwo birangiye tugeze San Francisco dufata nimero 41, baradupima, batugezeho baratuganiriza ko San Francisco bagurezaga envelope irimo igisubizo cyawe. Baratubwira ati nusanga harimo akantu k'umutuku k'agakubo k'agasaraba uraba wanduye, nusanga ari akantu gatambitse uraba uri muzima, uraba ari negative. Noneho bamuha envelope ye, nanjye bamuha iyanjye mu cyumba turi babiri na muganga wa gatatu. Muganga arangije ama iyanjye nawe amuhiye, nahise nyishwanyaguza niramutanga, mbona ni akantu k'ubururu gatambitse negative. Nahise ko mpfukama Imana icyubahiro, arikanga ngo ubaye iki, ngo ndamubwira ni negative. Nawe arangije arapfundura, arebye imbere yo gupfundura yabanje kureba ngo ariko amazina ari ayanjye byanditseho yombi, ataraye asanga ni amazina yanjye. Nawe ahita apfunduriye asanga ni amazina nawe ni negative. Yahise apfukama ku kanya abwira muganga ati muga nsabye Imana imbabazi, nawe ngusabye imbabazi n'uyu mugore wanjye musabye imbabazi. Naramuhemukiye bishoboka, naramukubise, namuciye inyuma, nashatse kumwica ariko ntiyapfa. Mvuga ko yanciye inyuma, tiyipimisha ahantu hose arwaye sida, umwana wacu ntiyigeze yonka. Ati nashakisha uburyo bwose yapfa ngo tutandukane biranga. Ati none musabye imbabazi, naze twongere twubaka urugo tubane nkuko twabanye. Nukuri muganga yisarira aravuga, aranadusengera ati Imana ibahe umugisha mugire urugo ruhire. Turataha, mbese agenda makeya zisanzwe nyine za mbere akimfiyansa. Tugeze mu rugo nahise ntwara inda ya kabiri. Iryo joro maze gutwara inda ya kabiri igize amezi 4, ngo nyine umugabo itangiye kugaragara, bati abashikazi barakoroze, ntabwo bishoboka ko umuntu yaba yararwaye sida ngo yongere ikire. Ni gute uyu mugore ngiye kumutera inda ya kabiri? Umugabo atangira kujya yongera ajya muri ya myumvire y'imiryango, aranyanga, aragenda akajya nta mu nzu, yanaza akaza ari ugukubita, baramushambagije, mbese mbaho nabi, ngenda nahukana, ndongera nkajya mbusubira muri bwa buzima bwo kwahukana, yongera aza kunyura. Ubwo naho kanyindi maze kugira amezi 5 ndagenda njya mu rugo. Igize amezi 9 yenda kuvuka nibwo yaje mu rugo nanone, araza arongera aranyura, nsubira mu rugo, abamucamande arayatanga mu rugo, turagenda. Tugeze mu rugo iryo joro nahise ko njya kwa muganga, indira mfata njya ku Muhima. Ngeze ku Muhima ndabyara, mbyara neza nta kibazo, ariko ubwo urumva yo bari barampimye nta sida irimo. Maze kubyara indi maze umwana maze gukura, agize mu mezi 3 kuko konje ya mezi 3 yabaga yarangiye, narahembwaga nicaye, mfite umuntu umurera nkajya mu kazi.
ubwo uko ndi mu kazi mubyara wanjye niwe wamureraga, umugabo yataha akiryamanira na mubyara wanjye. Yego, urugo rwanjye rwatangiye kunyeganyega nyine cyane cyane kuri mubyara wanjye. Nataha nkasanga nyine uko yakarebye umwana, amata nasize mwana niyo yanyweye, nkarizamu bawe ko namusize niko ameze. Nkambwiye se Chantal bite? Umugabo ati ntukavuga umwana ahubwo akazi kare karorera, ariko Chantal ntukamuvuge. Nkibaza impamvu ambwira uko, mbese nta kintu yakoraga na kimwe, kumba bafite gahunda baribanira. Afite imyaka 17. Yarakiri muto. Nari muto. Ubwo birangiye ikintu cyaje kunyereka ko baryamana, nibwo naje kubafatana amafoto bifotozanyije. Ariko ubwo yarasigaye yarananyirukanye mu cyumba, mfite icyanjye cyumba, yiraza wenyine. Yego, ubwo igihe kikagera kansora nkanarara hanze, akarara mu nzu n'uwo mukobwa. Umwana yaje kugira amezi 6, mu wa 2 nkajya ndara hanze muri wese, mfite umwana mu ntoki muri wese bukarinda bucya, nkajya gushaka aho nsiga umwana kandi mfite umwaka mu nsigaraniye. Wa mudamu Mazawadi wangwanyeho n'ubundi yari yarambereye nka mama, niwe nasigiraga umwana umukozi we, nkajya mu kazi. Urugo rwanjye rwaje gusenyuka nyine gutyo, rurunduka gutyo nyine, nsubira mu buzima bubi. Ubwo nagiye kwibana, ruba rurangiriye aho ngaho. Yego, ariko hamya ko nyine ari ukubera birabyo ko rwasenyuwe. Ntago navuga ngo ni ukubera umugabo wanjye, ku buryo n'ubu ngubu rwose kumenya Imana ni byiza. Mbere ntarabona agakiza numvaga mbese ari we wamemukiye, ariko aho maze gusobanukirwa naramubohoye, kuko ntabwo ari we, icyansenyeye ni iyo karande y'iwacu. Yego. None se uhamya ko ari nayo ariyo yari yakwanduje sida? Yego, nibyo, ni uwo mudayimoni wabikoze kugira ngo nyine rusenyuke. Sindemye. Nuvuga ngo ni umudayimoni wakwanduje sida kugira ngo ni y'imyuka mibi. Ni sida y'imyuka mibi. Makire, urakoze. Ubuhamya bwawe ngira ngo burakomeye. Bene n'abantu batajya bemera ko karande zibaho koko. Oya, zibaho cyane. Zibaho shingiye ko ukuntu nari imeze, n'ubuhamya bwanjye mfite, nuko ngenda nsobanukirwa. Bano bantu mureba za debile bagenda mu mihanda ari za debile, ntago mpamya nashidikanya ko ari karande z'iwabo, baba barabatambye. Baba barakuze bisanga kuri abatazi uko bimeze, ariko gusenga ni byiza. Kuba tumenya Imana tukamenya amakuru nibyo bintu bya mbere by'ingenzi, niyo password. Imakire, reka ngushimire nshimire n'abadukurikiye. Yego, reka dusoza n'undi uturagize Imana. Uwumva yifuza ko wenda hari ibyo mwavugana, ndapiningaho nimero yawe yaza kuvugisha. Reka turagushimye Uwiteka, turaguhimbaje Nyiringabo, tugushimye ko wabanye natwe mu kiganiro twagize, watugiriye neza, wabanye natwe, n'ushimwe. Data twese uri mu ijuru, nshimye n'abadukurikiranye, nyimira cyane ubamera umugisha ndetse n'imbaraga. Turagushimye ko wabanye natwe mu izina rya Yesu, amen.